Kubara igice cya 34. Ingabano z'igihugu Abisirayeli bazahabwa. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Abisirayeli uti, nimugera mu gihugu cy'i Kanani, icyo nicyo gihugu muzahabwaho gakondo nk'uko ingabano zacyo ziri. Igice cy'ikusi cy'igihugu cyanyu kizagarukire ku butayu bwa Zini, gitegane na Edomu. Urugabano rwanyu rw'ikusi ruhere ku iherezo ry'inyanja y'umunyu, uruhande rwayo rw'iburasirazuba, maze ruzenguruke ruce uruhande rw'ikusi rw'ahaterera hajya muri Akurabimu, rujye Izini, rugarukire uruhande rw'ikusi rw'Ikadeshi Baroneya, maze rujye i Hasaradari, rugende rugere muri Asimoni, ruvuye muri Asimoni ruzenguruke rugere ku kagezi ka Egiputa, rugarukire ku nyanja nini. Urugabano rw'iburengerazuba ruzababera inyanja nini n'ikibaya cyayo, aba ariyo iba urugabano rwanyu rw'iburengerazuba. Uru aba ari rwo ruba urugabano rwanyu rw'ikasikazi, muhereye ku nyanja nini mushinga urugabano rugere ku musozi Hori. Muhereye kuri uwo musozi murushinga rugere ku rugabano rw'ihamati rugarukire i Sedadi, maze rujye i Zifuroni rugarukire i Hasarenani. Urwo aba ari rwo ruba urugabano rwanyu rw'ikasikazi. Kandi muzashunga urugabano rwanyu rw'iburasirazuba muhereye i Hasarenani rugere i Shefamu. Ruvuye i Shefamu rumanuke rugere i Rubura iri iruhande rw'iburasirazuba rwa Ayini, rumanuke rugere ku ruhande rw'iburasirazuba rw'inyanja y'Ikinereti, rumanuke rugere kuri Yorodani rugarukire ku nyanja y'umunyu. Icyo aba ari cyo kiba igihugu cyanyu n'ingabano zacyo z'impande zose. Mose ategeka Abisirayeli ati, icyo nicyo gihugu muzaheshwaho gakondo n'ubufindo, icyo Uwiteka yategetse ko gihabwa imiryango 9 n'igice kingana n'igisigaye, kuko umuryango w'Abarubeni nk'uko amazu ya basekuru ari, n'uw'Abagadi nk'uko amazu ya basekuru ari, n'igice gisigaye cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo zabo. Iyo miryango uko ari 2 n'igice byamaze guhabwa gakondo zayo hakuno Yorodani uruhande rwayo rw'iburasirazuba. Amazina y'abategetswe kugabanya Abisirayeli igihugu. Umurongo wa 16. Uwiteka abwira Mose ati, aya mazina niyo y'abantu bazabagabanya igihugu ho gakondo, ni Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni. Kandi muzatoranye umutwaro umwe mu miryango yose bagabanye igihugu ho gakondo. Aya niyo mazina y'abo bantu. Mu muryango wa Yuda mutoranye Kalebu mwene Yefune. Mu muryango w'Abasimeyoni Shemweli mwene Amihudi. Mu muryango wa Benyamini Erudadi mwene Kisironi. Mu muryango w'Abadani mutoranye umutware Buki mwene Yogiri. Mu Bayosefu mutoranye aba. Mu muryango w'Abamanase mutoranye umutware Haniyeli mwene Efodi. Mu muryango w'Abefurayimu mutoranye umutware Kemuweli mwene Shifutani. Mu muryango w'Abazebuluni mutoranye umutware Elisafani mwene Perunaki. Mu muryango w'Abisakari mutoranye umutware Parutiyeli mwene Azani. Mu muryango w'Abasheri mutoranye umutware Ahihudi mwene Shelomi. Mu muryango w'Abanafutali mutoranye umutware Pedaheli mwene Amihudi. Abo ni bo Uwiteka yategetse kugabanya Abisirayeli gakondo zabo zo mu gihugu cy'i Kanani.